Hello, ndabasuhuje. Amazina yanjye ni Nduwawe Alex. Mwaka kanya ngiye kubazanira business nshyashya dushobora kuba twatangira kuzajya dukora. Ngiye kuzambagizaho video ya buri munsi ivuga kuri iyi business. Ese ubundi business ukora zinjiza ngahe? Ese ni ikihe gishoro ushobora kuba watangirana ku buryo cyazakikuzanira amafaranga? Iyi niyo business ushobora gukora uhereye ku mafaranga make kuzamuka kugeza ku mafaranga aho ufite yose. Ese izi business ushoramo amafaranga wowe ukavuga ngo usheme 400 ngo bajya kungukira kangahe kwijana, isa nisa iyo business ya itihagarara. Ese ubundi ni amafaranga ngaho ushaka kuzawinjiza ku munsi? Ese ni 5, ni 10, ni 20? Ibyo byose ushobora kubigeraho utarinze kuvunika cyane, wibereye mu rugo ugakorera amafaranga ya buri munsi. Ese ni iki wakora kugira ngo amafaranga uyinjize? Ese ubundi iyo business ni iyihe? Ese iyo business murajya ngo nyibabwireho? Iyo business kuyikora ihira bake bazi kuyimanaginga neza. Iyo business iyo ikoze nabi iragutamaza. Ni hahandi wumva bamwe bavuga ngo business ishobora kuba yasaza. Iyo business bakayituka bakavuga ngo iyi business nta kimaze, yikenesha abantu. Ese ubundi uyikora gute? Ese ndamutse nkweretse uburyo ushobora kuzajya uyikoramo ku buryo izayinjiza amafaranga, wabyemera? Ku buryo ushobora gutangira amafaranga 5,000 bikazageza ugeze ku mafaranga 20,000, 50 yo kuzajya ushora buri munsi. Ese iyi business mbe nayikubwiraho? Iyo business bayita betting. Iyi business yikoze nabi irakugaruka. Hamwe ikora n'icyo bita addicted, ishobora kukwadicta iyo ikoze nabi. Ese iyi business ubundi nubuye buryo ushobora kuba wayikoramo? Iyi business ikiza abantu bamwe abandi ikabakenesha bya bindi byo kwanga, ikabakenesha burundu, hahandi utazabona naho ukura igiceri. Hahandi iyo ukoze nabi ushobora no kwiba ugira ngo ugarure amafaranga washoyeho, ariko kwa kubera kwirukanka utazi ibyo ukora birangira business ikugaritse. Hahandi uzirukanka ugasabiriza wari umukire. Ariko iyi business uyikoze neza, iyi business ishobora kuba yagutunga. Kwa kundi wirukanyira utuntu twinshi bikarangira n'utwaro ufite duke tubuze. Ese nkwereke uburyo ushobora kuba wakoramo iyi business ku buryo uzajya winjiza amafaranga. Iyi business hari uburyo bwinshi bwo kwinjizamo amafaranga. Hari uburyo bwo kuza ukavuga ngo ikipe iratsinda cyangwa iziranganya. Ese nkubwire uburyo bwiza ushobora kuba wabikoramo? Uyu ni wo mwanya. Iyi video ntago nanyizanye ngo mbere kubwo buryo, ahubwo narinje kubabwira umuntu wumva ko iyo business nayimubwiraho nazambaha prediction ya buri munsi ashobora kuza akanyandikira cyangwa agakanda like. Mwese muze mukande like. Uko mukanda like nyinshi niho biza kuma imbaraga zo kuvuga ngo ese iyi video nyibereke namwe mutangire mukorera amafaranga. N'uburyo bwiza bw'ama over. Ubu buryo wabukubiye kenshi ariko atari na kenshi cyane, dore ko aribwo buryo bukunda guhira abantu benshi. Ese ni amakipe angahe ujye ubona atsindana ibitego biri munsi ya 2? Ibyo bintu hari ahantu bizi. Iyi business ngiye kwibazanira, ngiye kubaha sample, buri muntu wese atangize amafaranga 5,000. 5,000 birakubyarira ngahe? Ikintu ngusabye niba mutoye ko nzanyibashyiriraho, ikintu mbasabye no kuvuga ngo niba mbahaye amakipe 5 ntabwo wemerewe kuyakombina. Iyi niyo business ishobora kuba itagutwika amafaranga yawe yose. Urugero, ufite amafaranga 5,000 yonyine, bivuze yuko ushaka nkuhaye amakipe 5, wowe urashaka kwita ufata iyindi amakipe 5 afite odd ya 5, ushaka kwita ushyiraho ayo mafaranga 5,000 yose wita ubona 25. Please making sure neza yuko ibintu ugiye gukora ubanje kubyizera kandi ukora ibyo umuntu akubwiye. Niba nguhaye yenda urugero amakipe 5, bisabye yuko buri kipe ushyira amafaranga 1,000 paka amakipe 5 ashize. Kuko niba bavuga ngo betting haba harimo amahirwe, bivuge ngo nshobora kuba naguhaye amakipe 5 yizewe, ariko 4 akaba ari yabikora imwe ikabyica. Ariko icyiza amafaranga muri aya makipe 4 aba yaguhaye inyungu aruta ayo wahombye. Bivuge ngo ushobora kuza ushe 5, ushobora kuza winjiza amafaranga 2,000 ya buri munsi. Ese iyo business uyizera? Tuyitangire. Mukande like aho ngaho, then muze kuza mu reaction, kandi ndashyira nimero zanjye ushaka kuba yambaza byinshi nzababwira kandi nzabafasha. Then mume likes reaction, then nze mbafasha dutangire business.